byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Ndabashuhuje abakurikiranye Hori TV, ndabashimira Imana ikomeje kubarinda kandi ndabifuriza umugisha w'Imana. Abadukurikiranye kuri uyu munsi wo kuwa gatanu muri cya kiganiro cyo kumenya Bibiliya, reka dusenga Imana. Turagushimye kandi turaguhimbaje Uwiteka, Imana ikomeye, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Uyu mwanya tugushimiye ko watumenyesheje ukuri kwawe, kandi ukuri watumenyesheje akaba ari ijambo ryawe waduhaye. Uyu mwanya twongeye kugaruka rero imbere yawe kugira ngo twongere twige, turaritse umwuka w'Imana kugira ngo abe ari we uza adusobanurira ijambo ryawe. Abateze amatwi Hori TV aho bari hose mu mpande enye z'isi, nabo dusengeye imitima yabo kugira ngo abafite iryo shyaka ndetse n'umwete bagirirwe neza n'Imana ishobora byose. Ngaho rero ngwino abari weho utuyobora, ubwenge ndetse n'imbaraga bituruka ku Mana yacu aba ari byo uduha muri uyu mwanya, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, ubwo twaherukanaga nyine twarebye ijambo ry'Imana icyo ari cyo. Igihe rero twari turi kureba, twarangije tubonye ko muri Timoteyo wa kabiri igice cya 3 ku murongo waho wa 16 havuga yuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bikagira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Uwo ni wo mumaro wo kwiga ijambo ry'Imana. Harimo imbaraga zituma umuntu areka ibyaha bye, harimo imbaraga zituma umuntu yihana, kandi hakabonekamo imbaraga zituma umuntu yezwa agatungana akamera nk'uko Imana ishaka. Uyu mugoroba twifuje rero yuko dukomeza aya magambo yacu. Abashaka kuba abakristo mu itorero ni ikintu cy'ingirakamaro kibakwiriye, ni ukubanza kwiga Bibiliya bagasobanukirwa n'ibyo yigisha. Hari abantu bamwe bamenyekanye ko ari abasomyi ba Bibiliya,
umuntu wese witegura kuba umukristo akwiriye gukunda ijambo ry'Imana, akamasha kurikurikira, agakurikiza n'ibyo ryigisha. Kandi rero kwiga Bibiliya bizana imigisha myinshi cyane. Umugisha wa mbere, nta kintu cyiza gitera ubwenge cyangwa imbaraga kuruta kwiga ijambo ry'Imana. Iyo aba abantu barize ijambo ry'Imana bakarikunda, uyu munsi tuba dufite ubwenge bwinshi kandi tuba dufite n'imbaraga nyinshi zo guhagarara neza mu gakiza. Umugisha wa kabiri, iyo aba abantu bibuganizagamo ijambo ry'Imana uko bikwiriye, baba bafite ubwenge bushyitse bwimbitse n'ingeso nziza, bakanamba ku Mana batajegajega, nubwo abameze batyo ari ingume muri iki gihe cyacu. Abantu bameze uko nguko bakomeye ku Mana, bafite imbaraga bakomeye, uyu munsi ni bakeya. Iyo dusomye muri Yesaya igice cya 29, Yesaya igice cya 29 ku murongo waho wa 11, haravuga ngo kwerekwa kose kwabahindukiye nk'amagambo yo mu gitabo gifatanishijwe ikimenyetso, iyo bagihaye umuntu wigishijwe bati soma iki gitabo, arabasubiza ati simbasha kugisoma kuko gifatanishijwe ikimenyetso. Maze bakagiha utigishijwe bati soma iki gitabo, akabasubiza ati reka da, sinigishijwe. Uko nguko niko abantu muri iyi minsi bameze. Igitabo cy'Imana iyo bakirebye ntago kibakurura ngo kibanezeze, barusheho gukurikirana amagambo yacyo akirimo. Ariko iyo dusomye mu rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya mbere cy'Abakorinto ku murongo waho wa 19, haravuga ngo kuko kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga, nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Niko Bibiliya ibaza. Ubwenge bw'iyi si Imana yabuhinduye ubupfu. Iyo tugarutse muri Yesaya 29 ku murongo wa 13, haratubwira ngo umwami aravuga ati kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayishyira kure, no kubaha banyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Nuko rero ngiye gukora umurimo utangaza muri ubu bwoko. Ni umurimo utangaje rwose kandi n'urujijo. Ubwenge bw'abanyabwenge babo buzarimbuka, n'ubuhanga bw'abahanga babo buzahishwa. Bazabona ishyano bashakira ikuzimu aho guhisha Uwiteka inama zabo. Imirimo yabo ikaba mu mwijima, bakibwira bati ninde utureba, kandi bati utuzi ninde? Ariko mufudika ibintu rwose. Mbese umubumbyi mwamuhwanya n'ibumba, bigatuma ikibindi kihakana uwakibumbye ko atari we wakibumbye? Cyangwa se icyaremwe cyakwihakana uwakiremye ko atazi ubwenge?
uko nguko niko abantu bari kugenda bakora muri iyi minsi. Ku murongo wa 19 mu itangiriro igice cya mbere hari amagambo avuga, umurongo wa 21, kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore abayuda basaba ibimenyetso, naho abagira ikibo bashakashaka ubwenge, ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyabwenge, ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'abayuda n'abagiriki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu imbaraga, ubupfu bw'ubwenge burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Yesu ashimwe bantu b'Imana. Kubaha Imana ni uguca bugufi ibyo umuntu yari yishingikirijeho byose akabivamo, akareka kwirata ubwenge bwe. Kuko iyo dusomye mu Baroma igice cya mbere guhera ku murongo wa 28, havuga heruye neza yuko abantu ubwabo bayobye maze bakibagirwa Imana yabaremye, bagahitamo gusenga ibishushanyo, bagasenga ibibumbano, bagasenga ibisiga, inyamaswa, ibyo byose bitagira umumaro. Kandi Uwiteka Imana aravuga ngo abiringira ibigirwamana abo bose bazapfa bapfane nabyo, kuko babuze ubwenge. Izo nzira kuzicamo nuko bayobye Imana y'ukuri. Imana y'ukuri niyo bayobye. Rero niyo mpamvu dukwiriye kwiga neza ijambo ry'Imana tukarigira muri twebwe. Umugisha wa 3 haravuga ngo iyaba bigaga ijambo ryayo baba bararisanzemo umwuka n'ubugingo. Ijambo ry'Imana ryica ingeso za kamere y'iyi si, kandi rihesha ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana rituma umuntu agira ubwenge bw'Imana bukomeye. Iyo dusomye muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mu byakozwe n'intumwa igice cya 4, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4, tuhasanga igitekerezo cy'umugabo Petero. Uyu Petero ari kumwe na Yohani ubwo bakizaga ikirema cyabaga ku irembo ry'urusengero kimaze imyaka 40, cyari kihamaze imyaka 40. Byateye urujijo mu bari aho ngaho. Ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 4 ku murongo wa 13, ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, ngo maze bibuka ko babanaga na Yesu, kandi babonye uwo muntu wakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo babasubiza. Mu kuri aba bari abatambyi, bari bavanzemo abatambyi, abafarisayo n'abasadukayo. Abasadukayo ntabwo bemeraga iby'umuzuko wa Yesu yuko wabayeho, ndetse ntibemeraga yuko hari umuntu n'umwe uzigira azuka. Ariko igihe babonaga Petero na Yohana bakijije ikirema, baravuga ngo ni izina rya wa wundi mwishe. Byarabababaje cyane.
uhereye ku murongo wa kabiri w'igice cya kane haravuga ngo bababajwe cyane nuko bigisha abantu ngo bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse muri Yesu Kristo, ngo barabafata maze kuko bwari bugorobye ngo babashyira mu nzu y'imbohe ngo kugeza mu gitondo. Ariko benshi ngo bumvishe iryo jambo ry'Imana barizera, umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Ibyo ngibyo bibabaza abatambyi, bagira agahinda kuko bakomezaga kuvuga izina ry'umugabo bishe, bakavuga ngo muri we niho kuzuka kwabonetse, kandi ntibashakaga ko ibyo bintu bivugwa, maze bagira umubabaro. Bukeye bwaho ku murongo wa 5 w'igice cya 4 abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu bari kumwe na Ana umutambyi mukuru na Kayafa na Yohana na Alexandre n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru. Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Ana umutambyi mukuru na Kayafa na Yohana na Alexandre n'abanyamuryango bose w'abatambyi bakuru. Babata hagati barababaza bati n'imbaraga ki cyangwa ni izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware, bantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo muri Israeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohani, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara cyane. Nababwiraga neza yuko muri iri jambo niho abantu bajijukira, niho bagirira ubwenge, kandi ubwo bwenge bugatangaza abandi bantu bo mu isi, kuko bagira ubwenge bw'Imana. Icya kabiri, barahinduka, ijambo ry'Imana ribaca ku ngeso za kamere z'iyi si zose. Icya gatatu, bagira imbaraga zo gushikama mu by'Imana, bakagendera mu kuri badakebakeba. Niyo mpamvu umugisha wa 4, nk'uko ubugingo bwacu bwa kamere butungwa n'ibyo kurya, niko n'ubugingo bw'umwuka butungwa n'ijambo ry'Imana, maze umuntu wese akabona ubugingo buvuye mu ijambo ry'Imana ubwayo. Iyo dusomye mu gutegeka kwa 2 igice cya 8 umurongo wa 3, ndetse tugasoma na Matayo igice cya 4 umurongo wa 4, niwo dusanga amagambo Yesu yavuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Niyo mpamvu nshuti z'Imana, kwiga Bibiliya ni ngombwa, kugira ijambo ry'Imana, kumenya ijambo ry'Imana ni byiza. Ngo kuko nta wizera wo mu itorero, yaba umugabo yaba umugore, cyangwa se umusore cyangwa umukobwa, uzagira ubukristo bushyitse adatunzwe no kwiga ijambo ry'Imana, adatunzwe no kwiga ijambo ry'Imana. Kubera iyo mpamvu rero, nicyo gituma haringanijwe uyu munsi umwe mu cyumweru wo kuwa 5, wo kugira ngo tujye twigana neza Bibiliya, tujye twigana neza Bibiliya. Iyo dusomye muri Yohana igice cya 17, Yohana igice cya 17
ku murongo waho wa 3 haravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ubugingo buhoraho bubonekera muri iri jambo ry'Imana. Muri iri jambo ry'Imana niho tubonera ubugingo buhoraho, kandi muri iri jambo ry'Imana niho twongera tukamenyera Imana, tukanamenya Data wa twese, tukamenya n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Kugira ngo ubone inyungu nyinshi muri ibi byigisho, ukwiriye kugira Bibiliya yawe ukaba uyifite. Nuko rero wiga igitabo cy'Imana abakwiriye kukiga iteka, abakwiriye kwiga iteka ryose igitabo cy'Imana. Ijambo ry'Imana ritwigisha ko ibintu by'umwuka w'Imana nabyo biba biboneka mu mwuka. Impamvu kuri ariya magambo twatangireyo muri Yesaya igice cya 29 cyavugaga yuko abanyabwenge iyo bafashe kino gitabo ngo bagisome baravuga batoya cyafatanishijwe ibimenyetso ntabwo tubasha kubishobora. Bafata bitwa baswa ngo nabo nibagisome, nabo bakavuga ngo ya ntago twize. Nyamara dukeneye ubwenge bw'Imana, dukeneye ubwenge bw'Imana. Iki gitabo cyandikiwe twebwe twese, kuko iyo dusomye mu byahishuwe igice cya mbere ku murongo waho wa 7 haravuga ngo hahirwa umuntu usoma iki gitabo, hahirwa n'umuntu wumva amagambo yanditswe muri cyo, uwo muntu arahirwa. Niyo mpamvu rero ari itegeko kugira ngo twige ijambo ry'Imana. Mu Bakorinto igice cya 2 ku murongo waho wa 14 niho hari amagambo avuga ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, ngo kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Umuntu wa kamere ntabwo yumva neza ijambo ry'Imana, kuko iyo asoma ijambo ry'Imana yumva ari ubupfu kuri we, ntabwo iby'umwuka abasha kubisobanukirwa, kuko iri jambo ni umwuka kandi risobanurwa mu mwuka. Kandi ni koko n'Imana yacu ntabwo ari umuntu, Imana nayo ni umwuka, kandi n'abayishaka bagomba kuyishakira mu mwuka, bakayisengera mu mwuka. Ni nayo mpamvu n'ijambo ryayo ari umwuka, ridasobanukira abantu ba kamere. Inshuti z'Imana mukurikiyeho TV, iyo dusomye mu imigani igice cya mbere, imigani mu gice cya mbere ku murongo waho wa 23, umurongo waho wa 23 haratubwira ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye. Uwo ni Uwiteka ubivuga. Nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Nimuhindurwe n'imiburo yanjye, nzabasukaho umwuka wanjye, kandi mbamenyeshe amagambo yanjye. Iri ni itegeko ry'Imana. Nimuhindurwe n'imiburo yanjye, mwumvire Imana, tugendere mu mategeko yayo. Icyo ni kibaho ngo dore nzabasukaho umwuka wanjye, kandi nzabamenyesha amagambo yanjye. Amagambo y'Imana atubemo. Iyo dusomye muri Yohana mu gice cya 6 ku murongo wa 63 haratubwira ngo umwuka niwe utanga ubugingo. Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ibyo byavuzwe na Yesu. Reka twumvire Uwiteka, dushake twumvire Uwiteka
ngo azadusukaho umwuka we kandi atwigisha amagambo ye, azadushyiramo amagambo ye. Kandi tubonye yuko ngo umwuka niwe utanga ubugingo, kandi Uwiteka dusezeranyije yuko azamuduha igihe cyose tuzaba tumwumviye. Kandi turabwirwa ngo umubiri wo ntacyo umaze, ariko ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Aya magambo turiyo tuvuga niyo mwuka kandi niyo bugingo. Kandi muri uru rugendo turimo ni urugendo rukomeye. Iyo dusomye muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 24 haratubwira ngo ni ukuri, uwo ni Yesu wabivugaga, ngo ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye abafite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Umuntu wumva amagambo ya Kristo, umuntu wumva amagambo y'umwana w'Imana, ngo ntazacirwaho iteka, ahubwo ngo abavuye mu rupfu kandi ageze mu bugingo. Rero twabonye ngo aya magambo niyo mwuka kandi niyo bugingo. Kandi Kristo arongera aratubwira ngo abumva amagambo ye baba bavuye mu rupfu kandi baba bageze mu bugingo buhoraho. Iyo dusomye muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 36 haratubwira ngo uwizera uwo mwana babonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Uwizera uwo mwana aba afite ubugingo buhoraho, ariko utamwizera bamaze gucirwaho iteka. Ni ukuvuga ngo aya magambo yanditswe muri iri jambo ry'Imana, muri iyi Bibiliya, yose ni amagambo yahumetswe n'Imana. Iri ryose ni ijambo rya Kristo, ni ijambo rya Kristo. Iri ni ryo jambo ritwereka Kristo uwo ari we, rikatwereka umwana w'Imana uwo ari we, rikatwereka n'impamvu yaje kudushaka akaducungura. Uwizera uwo mwana rero ababonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma muri we. Nshuti z'Imana, ni ngombwa yuko tumenya ijambo ry'Imana. Muri iri tangiriro turi kugenda dusasira ibyigisho bikomeye tugiye kuziga imbere. Tugiye kuziga neza, ducukumbure Bibiliya umurongo ku murongo, tugende twitegereza icyo Imana yagiye ivuga. Mbese umuntu n'Imana bagomba kugendana bate? Ese umuntu n'Imana bagomba kubana bate? Mbese icyo Imana idusaba ni iki ngo tugikore? Ibyo ngibyo nibyo tuzakomeza kugenda tureba. Iyo dusomye muri Yohana mu gice cya 11 ku murongo waho 25, Yesu yavuze aya magambo ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Uwo ni Kristo uri kutubaza ngo mbese ibyo urabyizeye? Wizeye yuko Kristo ari we kuzuka n'ubugingo? Wizeye yuko umwizera naho yaba yarapfuye azongera akabaho? Wizeye ko umuntu wese ukiriho akamwizera atazapfa by'iteka ryose? Hepfo haratubaza ngo mbese wizeye ibyo? Ni Kristo uri kubibaza. Mbese ibyo urabyizera? Ibi byose nibyo tuzarebera hamwe, tukitegereza neza, tukareba umugambi Imana idufiteho. Tuzarebera hamwe ubutaha, tuzarebera hamwe iby'urupfu, impamvu z'urupfu,
icyatumye urupfu rubaho, kandi turebere hamwe, turebe yuko urupfu nubwo rwabayeho ariko Kristo yararutsinze. Uyu munsi ni muzima, yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese, kandi muri we niho twese tubonera ubugingo, muri we niho twese tuzazukira, muri we niho tuzabonera ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana rero ritwigisha ko ibintu by'umwuka w'Imana byo biba biboneka mu mwuka. Abana bifuza gufashwa n'umwuka ngo basobanukirwe na Bibiliya, ni byiza kugira akamenyero ko kubanza kubika umutwe, bagasaba kuyoborwa n'Imana bataratangira kuryiga. Umuntu wese ugira ngo arisobanukirwe, ni byiza ko abanza kubika umutwe agasenga Imana, agahamagara imbaraga z'Imana, agasaba umwuka w'Imana we uhuje kamere na Kristo, kugira ngo abe ari we uza kutwigisha umwuka we, utwigisha ijambo, kuko ari we Kristo yaduhaye ngo niwe uzatwigisha byose ibyo yatubwiye, kandi azatwibutsa ibyo yatubwiye, atubwire n'ibyo atigize atubwira, kandi ngo azatubwira n'ibyenda kubaho. Rero ni byiza kujya kwiga ijambo ry'Imana ukabanza gusenga, ugahamagara nyiraryo, nyiri kuryandikisha, kugira ngo abe ari we urarika, abe ari uza kukumvisha amagambo akomeye yo muri ryo, akumvishe ibikomeye byo muri ryo. Rero bantu b'Imana, bakristo bavandimwe mukurikiye Holy TV muri uyu mugoroba, Imana ibaha umugisha ku bw'aya magambo twize. Uko tuzakomeza kuwa gatanu utaha, tuzatangira kwiga kumva uburyohe bwa Bibiliya, twumva uburyohe bw'ijambo ry'Imana. Ndabashimye rero, Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Pastor Yohana Ndeze Fidele.